Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo bakimubona hari ijambo bamubwiye babwira ati wazi ibyabaye, uzi ibyabaye, dore shobuja ntawe muri kumwe, uzi ibyabaye, birashobora ko agiye mu butayu. Ngo ariko Elisa, haleluya, 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 ngo aravuga ngo ndabizi ariko nimugire gute, nimuceceke, ndabizi nimuceceke, ndabizi nimuceceke. Ngo ako kanya afata umwitero akubita ku Yorodani. Yesu ashimwe cyane. Akimara gukubita ku Yorodani, Yorodani icikamo kabiri. Elisa umugaragu w'Imana arambuka. Akimara kwambuka, dore cyakurikiye baramubwiye ati wowe Musa none aho uzajya tuzagendana, nucyamika tuzagendana. Haleluya, haleluya. Kuko agaciro ni amavuta. Dukeneye amavuta w'Uwiteka Imana, dukeneye amavuta w'Uwiteka Imana. Ashimwe cyane. Icyama namwe Imana ikaba amavuta, twese ikaduha amavuta. Dukeneye amavuta w'Uwiteka Imana kuko ikibazo, haleluya, 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 hari igihe abantu amavuta ajya basazana, ya mavuta amaze gusaza abademoni baragusuzugurana. Niyo mpamvu igihe cyose tuba dukeneye amavuta mashyashya. Dukeneye gusegwa n'Uwiteka Imana, dukeneye gukorwa n'Uwiteka Imana, dukeneye kwambara imbaraga z'Uwiteka Imana. Igihe cya Samusoni Imana yerekaniye mu rwasa rw'indogobe. Yesu ashimwe cyane. Ngo arafata akubita abafite igihumbi bagwa hasi. Urize amahoro umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye muri hafi cyangwa se n'abadukurikiye bari kure mwese, reka tubifurize kugubwa neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umuhanuzi w'Imana, ntabwo turi buze kubana umwanya muremure, ariko reka mbanze musabe kugira ngo abanze basuhuze. Uraho neza? Ndabaramukije, amahoro y'Imana nabane namwe. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbaze. Amen. Umeze neza? Ni ukuri Uwiteka araturinze. Yego. Nkuko umuririmbyi yabivuze ngo akanwa kacu karacyumva uburyohe. Ni ukuri turacyumva icyanga, turatapfuna ku bya Yesu tukumva tuguwe neza, tukumva birimo kwinjira. Haleluya. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu, ubundi uhere ko usenga Imana. Abadukurikiye, abari kure, abari hafi hano mu Rwanda ndetse no mu bihugu bya kure, turavuze ngo Yesu nashimwe. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu bubonerwa muri Kristo bubane namwe mwese. Amen. Reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu ndagushimira, ndaguhimbaje, ndakunezera. Urera, uri Imana amahoro, mba gusenga, ujya neza, urahambaye, urera, urakiranuka, urakiza. Bana natwe, utugiye neza, uturengere. Mana turanuka ubw'ijambo ryawe, tuyobore ni mu izina rya Yesu mbisabye. Amen. Urakoze cyane muhanuzi w'Imana. Ejo bundi mu minsi yashize nakubonye uri mu mavuta adasanzwe, urimo wikorera amabuye, urimo urahanura ubuhanuzi bukomeye cyane. Ndavuga nti rwose uyu muhanuzi nzamutumira twongere tubane. Nyuma ya buriya buhanuzi wiyumvute? Nyuma nibisanzwe kuko Imana idutumye turatumika, Imana idukoresheje turashobozwa, kuko ntacyo twakwishoboza, ahubwo Kristo yaduhaye misiyo tuyikora nk'uko aba yayiduhaye. Yego, tuyikora nk'uko aba yayiduhaye, ni nacyo cy'ingenzi. Reka nguhe umwanya kugira ngo ubanze unyuremo abakunzi bacu batashoboye kukubona uko iyerekwa ryari riteye Imana yaguhaye. Urakoze cyane, tuba dufite byinshi byo kuvuga. Yego. Ariko icyo gihe iyerekwa Imana yari yampaye, yari yangendereye inyereka abantu benshi bafite ibintu bibaremereye, bafite ibintu by'imizigo, bafite ibintu by'imitwaro bagiye bikoreye. Ariko akenshi ugasanga bagiye babikorerwa n'abandi, babyikorezwa n'abandi. Icyo gihe ijambo ry'Imana rikavuga ngo kuki abantu bikoreza imitwaro abandi nabo batabasha kwikorera. Rero icyo gihe Imana impa ubutumwa, kuko abantu benshi baba bari gutaka basenga babwira Imana ngo Mana dutabare, dukureho iyi mitwaro. Nkuko icyo gihe kandi turebye no mu maganya ya Yeremiya, n'iryo jambo twarivuzeho, aho Yeremiya nawe yigeze gusenga, ni mu bice 5 here ku murongo wa 4 ngo ndumva ari kugeza ku 9, aho yavugaga ngo badata bakoze ibyaha, ariko ikibazo ntibakiriho. None tugendana igicumuro cyabo. Ibyo kurya tubibona duhaza amagara, umubiri wacu urirabura bite umeze nk'uw'inkono. Ugasanga rero hari ibintu abantu bagiye bikoreye bya karande, bibaremerera, by'imizigo, bibaboshye.
ariko bategeze bagiramo uruhare ahubwo bifite aho bikomoka. Ariko Kristo ahari kugira ngo avaneho abantu imitwaro. Kuko ijambo ry'Imana muri Yeremiya 44 ibice 44 kuri avuga ngo none ndakubora nkuvana iminyururu iri ku maboko yawe. Gumamo. Ndakubora nkuvana iminyururu. Uzi ko abantu hari iminyururu bagendana. Uzi ko umuntu ashobora gusenga ariko aboshye. Umuntu akaba mu rugo ariko aboshye. Umuntu akagenda ari umukobwa yambaye neza, sokoza neza, yambaye neza, akisiga mbese akimaka ariko aboshye. Aboshye ariko yahuye na Kristo Yesu aramubohora. Amina. Rero ngo ndakubora nkuvana iminyururu iri ku maboko yawe. Niko bwo butumwa rero bwavugaga kana n'uyu munsi none ndumva Yesu akibohora abantu. Haleluya. Aracyababohora. Nukuri. Yego gumamo twaguhaye umwanya rwose. Yego gumamo ndumva aho hantu ugeze nta kindi kibazo nakubaza kuko ndimo ndafashwe. Aracyababohora. Yego. Kubera ko ugende mu ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga mu ivanjiri ya Yesu Kristo yanditswe na Yohana mu butumwa bwiza ibice 11:21 haravuga ngo umwizera naho yabarapfuye azazuka azabaho. Umwizera wizera Kristo uko mwizera mu byucamo byose ariko kwizera Kristo kuko urebye uko ijambo ry'Imana rituyobora mu gihe cya kera Imana yagiye ikorana n'abantu ariko igendeye mu bintu by'ibimenyetso, mu bintu bifatika, materiel mbese zifatika. Imana ikavana abantu mu Egiputa igaragara, ikabanyuza mu butayu bugaragara, ikabambutsa inyanja igaragara, ikabajyana n'i Kanani igaragara. Niko kera byari bimeze. Noneho ariko mu isezerano rishya uyu munsi none Egiputa ni ibyaha, ubutayu n'ubuzima tunyuramo. Ubutayu n'ubuzima tunyuramo. None inyanja ni urupfu. None Kanani rero yo ni mu gihugu cyo masezerano mu ijuru. Ni mu ijuru. Noneho rero uburyo Imana akoraga kera yakundaga kugenda ibana n'abantu bayo, ikabana n'abantu bayo ikoresheje ibintu by'ibimenyetso bifatika. Nureba Bibiliya itwereka ko igihe cya Mose Imana yabanye na Mose, yeretse Mose mu nkoni. Imana akoreye mu nkoni. Mose ageze hejuru y'inyanja, ageze ku nyanja bamaze kubura uko babigenza, Imana avuga ngo rambura inkoni yawe hejuru y'inyanja. Arabikora inyanja isadukamo kabiri. Mu gihe cya Eliya Imana nabwo yigaragarije muri serwakira mu muriro. Haleluya. Ntagiye gufashwa. Mu gihe cya Eliya Imana yigaragarije mu muriro. Yesu ashime cyane. Mu gihe Imana yigaragarije mu muriro. Dukeneye umuriro w'Uwiteka Imana. Dukeneye imbaraga z'Uwiteka Imana. Haleluya. Niyo mpamvu igihe kimwe Imana yageze ibwira umugaragu wa Yeremiya iravuga ngo dore ibigurwanya, abakurwanya, abaguhiga, abakuvuma, abo mbagize nk'inkwi, mbagize nk'inkwi, ibyo gufashisha mbihije nk'inkwi, abarusi mbagize inkwi, ibigwiga mbigize inkwi, abadayimoni mbagize inkwi, kandi kubwawe nanjye kuko nagukunze akaramata. Amagambo ava mu kanwa kawe yahinduye umuriro. Yesu ashime cyane. Yagize umuriro. Yagize umuriro. Ibigwiga mbigize inkwi, ibikurwanya mbigize inkwi, amagambo yagize inkwi, ibigutera ubwoba mbigize inkwi, ariko amagambo yawe yagize. Yesu ashime cyane. Hari umuriro w'Uwiteka Imana, hari imbaraga z'Imana zidasanzwe, hari imbaraga zibohora, hari imbaraga zirema, hari imbaraga zibeshaho, hari imbaraga zifata ibitaro zikabirema bikabaho. Nanone hari imbaraga zifata ibigaragara nk'imisozi zikabihindura ubusa. Imana ije ihabwe icyubahiro. Haleluya. Uzi ko ari ibintu Imana ije kugira inkwi ariko uzi ko ari ibintu Imana ihinduye inkwi, uzi ko ari ibintu Imana ihinduye ubusa. Haleluya. Iravuga ngo amagambo ava mu kanwa kawe yahinduye umuriro. Imana ije ihabwe icyubahiro. Imana tugire neza. Haleluya. Icyo cyakoye cya Elisa nabwo Imana yigaragarije mu mwitero. Hageze kuri Yorodani abana b'abahanuzi baraza basanga bahagaze. Basanga bahagaze. Yaramaze kubugenda musije umwitero ngo ariko Elisa agihindukira asanga abana b'abanduze bahagaze kuri Yorodani. Bari mu buryo ari bukorwa n'isoni, bari mu buryo ari bumware. Wari uzi ko ari igihe umuntu aba mu kibazo
ukagira ngo hari n'abagufasha gusenga, kumbi rimwe na rimwe ahubwo hari abagaza hirengeye bareba uburyo buri busebe, bareba uko biri bugende, bareba uko biri bugende, batujye neza ngo bakimubona uza amagambo bahuye. Haleluya haleluya. Uza amagambo bamubwiye kandi ibase abo bana bari 40 yego bibivuze ko ari abasinzi, oya ntabwo ari abarozi, nabo mu rusengero sinabasambanye, yego ngo nabane biki babahanuzi bari mu rusengero. Yesu ashime cyane. Ibaze bahuza inama iyo nama sinzi wari uyoboye, ariko bahuza inama bahagara kuri Yorodani ngo barebe uburyo Elisa haleluya 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 ari busebe, haleluya haleluya ari busebe, atirwa yitigisa yirwa. Turaje turebe Elisa, ni turaje turebe uko bikugendekera, turaje turebe ibyawe, turaje turebe ibyawe ngo kandi abo bari abana b'abahanuzi. Haleluya haleluya haleluya. Ngo bakimubona hari ijambo bamubwiye, babwira ati wozi ibyabaye, uzi ibyabaye, dore shobuja ntawe muri kumwe, uzi ibyabaye. Yeshua ko agiye mu butayu ngo ariko Elisa, haleluya haleluya haleluya, ngo aravuga ngo ndabizi ariko nimugire gute, nimuceceke, ndabizi nimuceceke. Ngo ako kanya afata umwitero akubita ku Yorodani. Yesu ashime cyane. Akimara gukubita ku Yorodani icikamo kabiri. Elisa umugaragu w'Imana arambuka. Akimara kwambuka dore cyakurikiye, baramubwiye ati uhereye Musa none aho uzajya tuzagendana, nucyamika tuzagendana. Haleluya haleluya. Kuko agaciro ni amavuta, dukeneye amavuta w'Iteka Imana, dukeneye amavuta w'Iteka Imana. Yesu ashime cyane. Icyama namwe Imana ikaba amavuta, twese ikaduha amavuta, dukeneye amavuta w'Iteka Imana. Kuko ikibazo, haleluya haleluya haleluya, hari igihe abantu amavuta ajya basazana, ya mavuta amaze gusaza abademoni baragusuzugurana. Niyo mpamvu igihe cyose tuba dukeneye amavuta mashyashya, dukeneye gusegwa n'Uwiteka Imana, dukeneye gukorwa n'Uwiteka Imana, dukeneye kwambara imbaraga z'Uwiteka Imana. Igihe cya Samusoni Imana yerekaniye mu rwasa rw'indogobe. Yesu ashime cyane. Ngo arafata kubita abafite 1000 bagwa hasi. Igihe cya Gideyoni Imana yerekaniye mu muri n'ibibindi. Igihe cya Dawidi Imana yakoreye mu muhometso n'ibuye. Haleluya haleluya haleluya. Igihe cya Suwa Imana yakoreye mu rubura, arasenga Imana ari kurwana n'abamori. Imana imara urubura mu ijuru, haleluya haleluya, iraruhondaguza. Imana mu ijuru habwe icyubahiro. Imana tugeneze, Imana ibane natwe. Igihe cya Ezekiyeli Imana akoreye mu musatsi, iravuga ngo fata umusatsi wogoshe ugabanyemo 3, kuko icyo gihe Imana yari gukorera mu bimenyetso. Imana yari gukorera mu bimenyetso. Yesu ashime cyane. Imana yari gukorera mu bimenyetso. Ngo ariko haleluya haleluya haleluya. Yesu ashime cyane. Leboze kontrebo, ndumva ineza y'Uwiteka Imana, ndumva gukora k'Uwiteka Imana. Ngo ariko igihe cya Yesu amaze kuza ntabwo aje akora mu bimenyetso, yaje akorera mu mbaraga. Yesu yaje akora mu mbaraga, avuga ngo iki, hava ngo none nahawe tware mu isi no mu ijuru, unyizera naho yabarapfuye azabaho. Yesu ashime cyane. Nahawe tware mu isi no mu ijuru, haleluya haleluya, kuko aramaze gutsinda urupfu. Bakimara kubamba Yesu bakamuhamba, hari ibintu 3 bashyize ku gituro cya Yesu. Icya mbere bashyize igitare, icya kabiri bashyize ikimenyetso cy'abaroma, icya gatatu bashyizeho special force. Ngo ariko ibyo byose Yesu Kristo, haleluya haleluya haleluya, abirandura igitara arangije akicara hejuru. Kristo yaramaze kuza aje akora mu mbaraga. Yesu ashime cyane. Ndavuga imbaraga z'Uwiteka Imana, ndavuga imbaraga zirema, ndavuga imbaraga zibohora, ndavuga imbaraga zikiza, ndavuga imbaraga. Yesu ashime cyane. Ndumva imbaraga z'Uwiteka Imana, ndumva gukora k'Uwiteka Imana. Yesu ashime cyane. Ndumva Imana yo mu ijuru ije kugira ikirirema, hari ikintu Imana ije gukora. Haleluya haleluya haleluya. Yesu ashime cyane. Hari abantu bagendana ibintu by'imitwaro nk'uko twatangiye tubivuga, y'ibibazo, y'ibigeragezo. Hari abantu bagenda ibintu by'imitwaro za karande, hari abantu bagenda imitwaro y'igisuzuguriro, hari imitwaro uburwayi, hari imitwaro y'icyangiro, hari imitwaro iremereye abantu, hari imitwaro bantu bagiye bisangamo bikoreye. Ariko muri Yesu Kristo biremera. Muri Yesu Kristo amateka arahinduka. Yesu yaje akora mu mbaraga.
haraba ngo unyizera naho yaba arapfuye azabaho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Nshatse kuvuga ngo iki, ngo umwizera aho ubona atari ubuzima Yesu ari mu buzima, aho ubona birangiye Yesu ari mu buzima, aho ubona ko birangiye Yesu nubwo babitangiye igihe uvuga ngo birarangiye. Yesu ashimwe cyane. Nibwo Uwiteka baje gukora, nibwo Uwiteka baje kwigaragaza. Yesu ashimwe cyane, kuko nta hantu haba Imana itavana umuntu, nta n'ahantu heza Imana itamugeza. Uko ari ejo ni umunsi niko ari. Yesu ashimwe cyane. Uko akoraga ejo ni umunsi aracyakora. Haleluya, haleluya. Uko neshaga ni umunsi aracyanesha. Umwizera naho yaba arapfuye azabaho, azongera abeho. Yesu ashimwe cyane. Ndi kuvuga ngo hari ubuzima bushya Imana ibasha kongera kuri mu buzima, ikongera kari mu buzima mu izina Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze cyane ku butumwa bwiza duhaye bukomeye cyane, n'ubuhanuzi bukomeye, ni ukuri turafashijwe. Bishop, nyemerera utamutse nimero yanjye ya telefoni 0788 66 47 20. Niyo ngiyo. Kari muri senye. Uri Imana yera, Imana amahoro, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndakunezerewe. Ugira neza, uravuga bikaba, wategeka bikemera. Bana natwe Mwami Imana yera, ijambo ryawe tubwiye ngo ukwizera nogo yabarapfuye azabaho. Mana, abantu benshi bagenda hari ibyabo byapfuye, hari imitwaro bagendana, hari imitwaro uburwayi, hari igisuzuguriro, hari imitwaro ibagoye, hari imitwaro ibigeragezo, ariko muri Yesu Kristo iyo mitwaro ibasha kubavaho mu izina Yesu. Kuko abwira Yeremiya ngo umuhigo bihinduye inkwi, n'amagambo ye uyahinduye umuriro. Muri w'Imana nutwike, muri Imana uvaneho imyanda yose y'abadayimoni, ahubwo ineza y'Imana igire ku bantu bawe mu izina Yesu mbisabye, amen. Urakoze cyane we wari uri kumwe natwe. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe, nurangiza wandike igitekerezo cyawe mwaho ngaho, ndetse kandi washaringa ubutumwa bukabasha kugera ku bantu bose. Yesu akaguha umugisha. Shalom. Shalom.